reka tube ibiharamagara byo gukorera Imana, reka tube ibihamagara byo kubwira abantu. Haleluya! Tubwire abantu ubutumwa bwiza kandi tubabwire mu kuri no mu mwuka. Ndakubwiza ukuri, birashoboka ko waba utegereje ko bakubwiye ngo uzajya mu mahanga, bakakubwira ngo uzurira indege, bakakubwira ngo uzabona amazu y'amitamenwa, bakakubwira ibintu byinshi. Ariko reka nkubwire, Imana ikeneye abantu bahagaze bamaramaje bavuga ngo igomba kubikora, kandi naho itabikora ntabwo tuzayivaho. Ariko tubonye abantu benshi bayivuyeho, tubonye abantu benshi bayitutse kubera ko bayitegereje ntibayibone, kubera ko yabasezeranyije ntisohoze. Nubwo turi kuvuga Imana mu gihe kitoroshye, tukavuga Imana mu gihe gikomeye, mu gihe ikibuga bamaze kucyanduza, mu gihe ikibuga bamaze kugishyira mu mwanda. Ariko reka nkubwire inshuti yanjye, wowe wiyemeje amagara yawe ukemera guhamiriza iyi Mana, nyemerera nubwo bimeze gutyo, nubwo ikibuga kinyerera rwose, ariko nyemerera duhamiriza iyi Mana. Reka nongere mbashimire abakunzi bacu bo Isezerano TV, mbashimire umwanya mufata muri ibiganiro byacu, ngushimire wowe by'umwihariko ufashe umwanya ufunguye ikiganiro ukaba ugiye kukireba. Kuri kamera zacu rero turi kumwe n'umukozi w'Imana, ni Adeline. Adeline, amakuru yanyu? Amakuru ni meza cyane. Mumeze mute se muri iyi minsi? Turashima Imana. Umwuka arimo arakora neza cyane bikaze. Arimo aratangaza iki se muri iyi minsi, uko abantu bose bashaka iki Imana irimo ivuga muri iyi minsi? Abantu bose bashaka kumva iki Imana ivuze. Kiri kuvuga no kuri uko bavuga ngo bave mu byaha bihane bagarukire Uwiteka, nawe arabagarukira. Gusa abantu muri iyi minsi barashaka kumva icyaha ko abantu benshi ngo batagishaka ko umuntu abwiriza ku cyaha. Kutacyumva kwabo niko gupfa, kuko iteka ryose uri mu cyaha burya Bibiliya itubwira ko uri umupfu uba waramaze gupfa. Rero sinzi ikindi yaba ashaka kandi ari umupfu. Ibyiza nuko yabanza akava mu rupfu agasubira mu buzima, akajya yabona gutegereza cya kindi yumva ashaka. Uyu munsi abantu bo ntibabishaka, barashaka ngo irabivuze, irabikoze, irabisohoye, iraje. Bazabitegereza imyaka 100 icyo nsiko nuko iteka ryose Imana na Yesu yari umudamu yabwiye ngo, aramubwira ngo ibiryo byo kurya by'abana ntabwo bijugunyira imbwa. Rero ntabwo bishoboka ko ibiryo by'abana Imana ishobora kubijugunyira imbwa, ahubwo nabanze yitandukanye na cya kindi gishobora gutuma Imana idakora. Erega burya ivode ibidukwira Imana irabizi. Ijambo ryaravuze ngo mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Rero gifate gitware, iragikoze. Ushobora kubwira ko igikoze kandi ugahwera, ushobora kubwira ko ikumaze inzara umvika kurya no mu misokoro ikageramo. Ariko ibyiza nakubwira ngo reka icyaha, wakumvira umwuka w'Imana ukakireka, Uwiteka akishakira igitambo. Mwamubonye rero ni Adeline, akunze kutubwiriza. N'ubundi uyu mwanya twamusuye kugira ngo agire icyo atubwira. Reka tumuhe umwanya urambuye noneho atubwiriza. Murakoze cyane. Yesu abahereza umugisha. Imana y'amahoro ikomeze kubanezererwa, kandi ni ukuri ndanezerewe mu mutima wanjye. Nkuko mwene data yaramaze kubivuga ngo kubera icyo abantu batari kubwiriza ku cyaha, kubera icyo abantu batakiri gushaka kubwirwa ku cyaha, nyamara icyo wanga kumva nicyo cyakakugiriye umumaro kurenza icyo ukeneye kumva wowe ubwawe. Icyo ukeneye kumva wowe ubwawe birashoboka ko ari ikijyanye n'irari ryawe, birashoboka ko ari ikijyanye n'icyo utekereza. Ariko njye nasomye ijambo ry'Imana, ndumva ari muri Yohana wa mbere ibice byaho 5 umurongo wa 14, harambwira ngo iyo dusenga twizera ko idusubiza bitewe n'uko twasabye ibyo ishaka. Imana ishimwe cyane. Mu yandi magambo, iyo usenga usaba ibyo Imana ishaka, Imana irabikora. Ariko iyo usenze usaba ibyo wowe ushaka bitajyanye n'ibyo ishaka, byanga byakunda irabanza ikora ibyo ishaka, none ibindi byo bizaza nyuma. Nshuti z'umusaraba, mureke tuve mu byaha, tureke kugendana n'irari ry'ibyo twifuza n'ibyo dushaka, ahubwo dukore icyo Imana yo ubwayo ishaka. Yesu rero abahereza umugisha. Nakagaruka ni ibisanzwe, nkunda kubwira abantu ngo mureke ibyaha. Rero Yesu igihe gisa nk'iki, isi icuza umwijima,
isi imeze nabi ikeneye ko abantu tuva mu byaha tukayigarukira. Rero mbere yuko tujya mu ijambo, reka tubanze dusenga Imana, twiragize Imana kuko niyo mugenga wa byose. Niyo ibikora, itabikoze twebwe ntacyo twakwikorera, ariko iyo ubwayo imanutse gukora ibintu birakoreka. Yesu abagirire neza. Imana data wa twese, Imana ishoboye, Imana ihambaye, uri data wa twese mwiza, urera kandi urakiranuka, urashoboye mwami w'abami. Aya masaha rero nyemerera ngo ushyire hejuru igitondo cy'umunsi wo karama we. Ndagushimye, ndaguhimbaje kuko uri Imana ibanye natwe. Ndagushimiye kuko uri Imana iturengeye. Ndagushimiye kuko uri Imana ibaye mu ruhande rwacu, mu izina rya Yesu Kristo. Ngaho rero nyemera akanya nk'aka tugiye imbere yawe, nyemera icyubahiro cyacu kibure hagaragara icyubahiro cyawe. Nyemera gukora kwanjye kubura bwagaragare gukora kwawe. Njyewe sinamenya icyo mbwira imitima y'abantu baguteze amatwi, ariko wowe uragifite Uwiteka Imana, uzi ikibakwiriye, uzi icyabahembura. Mu izina rya Yesu Kristo, aya masanya agora ku ngoma Imana, unyemerere Uwiteka Imana urushaho kwigaragaza muri byose, kandi abantu barushaho kuva mu bibi bajye mu byiza bakorere badashidikanya kuko uri Imana ishoboye byose, mu izina rya Yesu, amen. Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha kandi bagirire neza, ibarengere batabare muri byose mu gihe nk'iki dutegereje kugaruka kwa Yesu. Kandi ni ukuri mu gihe tugitegereje kugaruka kwa Yesu, nimureke tube maso, mureke tube maso kurusha ibindi byose, tube maso kurusha igihe twabereye maso, maze dutegereze uyu mugabo. Ndabizi neza uko byasa kose, reka tumurindire, azaza ntabwo azatinda. Niko umuririmbyi yaririmbye. Erega nubwo yatindaho gatoya, ariko azaza nta gushidikanya. Ni umwami w'abami, abamwemera bakamwizera uko byasa kose azaza, kuko naza tuzerekanwa dusa nawe. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu nshaka kubwira ngo ba maso nanjye mbe maso, kugira ngo tubashe gutegereza uyu mugabo kandi tumukorere mu kuri no mu mwuka, kandi tumukurikire tumaramaje, ngo ushaka kumukurikira yanga ubugingo bwe narangiza mukurikire. Imana ishimwe cyane. Rero reka tugire ibyo twanga, tugira ibyo duhurwa, tugira ibyo twirengagiza, maze duharanire gukurikira uyu mwami, maze duharanire kumukorera. Imana ishimwe cyane. Iyo tuvuga Yesu, iyo tuvuga kugaruka kwe, nuko hari ibyo tuzi, hari ibimenyetso tuzi, hari ibyo tubona bitwereka kuko byasa kose azagaruka, kandi akagaruka gutwara itorero. Birashoboka ko yavutse ndahari nawe udahari, ariko ni amateka twakuze dusanga, ariko uko biri kose azagaruka duhari. Imana ishimwe cyane. Kandi niyerekanwa tuzasa nawe. Ibyo nibyo bidutera ibyiringiro, ibyo nibyo bidutera umunezero, ibyo nibyo bidutera gukomera, tukumva dukomejwe nawe, tukumva twiringiye tudashidikanya neza ko umwami w'abami azagaruka gutwara itorero. Kristo aduhana umugisha. Rero tugiye kwisomera ijambo ry'Imana, ngira ngo twinjire mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi wa none ndashaka kubwira ngo reka tube ibiharamagara byo gukorera Imana, reka tube ibihamagara byo kubwira abantu. Haleluya. Tubwire abantu ubutumwa bwiza, kandi tubabwire mu kuri no mu mwuka. Tubwire abantu ubutumwa bwiza bushobora kururutsa imitima yabo, bishobora kubajabura mu byaha byabo, bishobora kubahindurira ibihe bari barimo bakinjira mu bundi. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Mureke dukorere Imana, kandi tuyikorere mu kuri no mu mwuka, tumaramaze. Ni ukuri nyuma yo kumaramaza tuzatsinda, kandi Imana izabana natwe, kandi Imana izatugirira neza. Uko byasa kose iri mu ruhande rwacu, kandi yiteguye gukorana natwe, yiteguye gukora imirimo n'ibitangaza hagati muri twebwe. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Reka rero twigire mu ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ndashaka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Daniyeli, umukozi w'Imana Daniyeli. Imana ishimwe cyane. Ibice byaho 3. Reka duhere ku murongo wa 28. Imana ishimwe cyane. Ndashaka abantu bamaramaje gukorera Imana, abantu bamaramaje gukurikira Imana, duhagarare twemye dukomeye nubwo bitoroshye,
nubwo bitoroshye ndabizi neza ntabwo byoroshye birakomeye ariko mureke tumara amaze gukorera Imana. Nubwo Satani yatega ariko tumara amaze gukorera Imana. Nubwo Satani atabyemera ariko tumara amaze gukorera Imana. Nubwo bitoroshye turi mu gihe kitoroshye, turi mu gihe abantu bumva bashaka gutega amatwi bijyanye n'irari ryabo, turi mu gihe abantu bumva bashaka gutega amatwi nyine kubabwira ko Imana ibarengeye, Imana ibikoze, Imana ibatabaye, ariko n'ubundi ndabizi neza izabatabara, izabarengera kuko Imana yacu ni Imana irengera, ni Imana itabara, ni Imana igira neza. Ariko muri uko gutabarwa mureke tubanze dukorera Imana mu kuri ndetse no mu mwuka. Imana nireba umuhate wacu dufite natwe izaturengera. Imana ishimwe cyane rero. Ni Imana irengera, ni Imana itabara, turabizi cyane, dufite ibimenyetso, dufite n'ibihamya bitwereka ko Imana yacu irengera, bitwereka ko Imana yacu itabara. Ariko igutabara bimeze gute? Igutabara mu gihe muri cya gihe wabaye imbere yayo, muri cya gihe waretse cyane gisa nacyo, muri cya gihe waretse cyagutandukanya n'ubwiza bwayo, muri cya gihe witandukanyije na buri kintu icyo ari cyo cyose cyakwanduza, cya kintu icyo ari cyo cyose cyatuma ijwi ryawe ritagera imbere y'Uwiteka, cya kintu icyo ari cyo cyose cyatuma Imana itururuka. Haleluya. Mureke dushishikarire gukorera Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana, ni Daniyeli igice cya 3. Reka duhere ku murongo wa 28. Umutwe w'ijambo uravuga ngo umwami ahimbaza Imana y'aba Sadoraka. Ndashaka kukubwira ngo hamiriza Imana hahandi umuntu utaruyizi nawe ahindukira akayihamya. Imana ishimwe cyane. Hamiriza Imana muri bya bindi bikomeye bishobora gutuma wa muntu warugeze aharindimuka, niko abanyarwanda bavuga, nawe ahimbaza Imana. Hamiriza Imana hahandi buri wese akoko avuga ngo koko uko byasa kose ni Imana ibikoze. Imana ishimwe cyane. Ngo umwami ahimbaza Imana y'abasadoraka. Ese byari bigenze gute? Reka dusome ijambo ry'Imana. Nebukadinezari aravuga ati, Imana ya Sadoraka na Meshake na Abedenego ishimwe, niyo yohereje marayika wayo akiza abagaragu bayo bayiringiye, kuko bigurukije ijambo ry'umwami bagahara amagara yabo. Ndashaka usurunya hano wagara amagara yabo kugira ngo batagira indi mana yose bakorera cyangwa basenga atari Imana yabo. Nicyo cyatumye nca iteka kugira ngo umuntu wese wo mu moko yose y'indimi zitari zimwe azavuga nabi Imana ya Sadoraka na Meshake na Abedenego azatemagurwe, kandi urugo rwe ruzahindurwe nk'icyavu, kuko ari nta yindi Mana ibasha gukiza bene aka kageni. Ibyo bishize umwami yogeza Sadoraka na Meshake na Abedenego mu gihugu cy'i Babuloni. Imana iturengere cyane. Imana ishimwe cyane. Dusomye ijambo ry'Imana. Nakubwiye ngo hamiriza Imana hahandi wa muntu utayizeraga, wa muntu utaruzi kwiriho, wa muntu utaruzi ko n'Imana ishobora kuba yarigeze kubaho, nawe ahindukira agakenera guhimbaza Imana wowe wamenye. Kugira ngo abanyamahanga baguhindure, wowe ahindura abanyamahanga. Imana ishimwe cyane. Uko nyine uko wowe bahindure, kugira ngo abamugendana baguhindure bakujyane mu mico mibi, wowe bahindure baze mu mico myiza. Imana ishimwe cyane. Bakora iby'Imana ishimira kandi ishaka. Dusomye ijambo ry'Imana. Birashoboka ko atari ubwa mbere uryumvishe, ariko ngewe ndi kubwira abantu muri iyi minsi ngo nimureke tube ibiharamagara byo gukorera Imana, kuko mu gihe cyose ugikunze amagara yawe, amagara uzayaheba, ariko mu gihe cyose wamaze kuyahara amagara uzayabona. Mureke tube ibiharamagara dukorera Imana, nubwo ibiteye ubwoba ari byinshi, nubwo ibiduca intege ari byinshi, nubwo ibishaka kutunamura ari byinshi, ariko mureke tube ibiharamagara, kuko umwami wacu natwe ari bugufi. Aho ngaho utaruzi ko wahava niho Imana yiteguye kugukura, kubera ko wamaze kuyihamiriza, wamaze kuyikorera neza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Sadoraka, Meshake na Abedenego barangije bahagarara mu kwizera kwabo, barangije bahagarara mu guhamya Imana, barangije baramaramaza, baravuga ngo nubwo itegeko ryatanzwe, hoya nubwo tubona tugeze hahandi tutari bubashe kwikura, nubwo turi ibwami, ariko mureke duhamirize Imana.
nimureke duhamirize ya mana twamenye, ya mana yabanye natwe, ya mana yaturengeye, ya mana yakoze tukabibona. Nimureke tuyihamirize, byibura niyo twapfa dupfe twizeye. Imana ishimwe cyane. Aba bantu niba Imana ikeneye uyu munsi wa none, abo bantu niba Imana uyu munsi wa none, ndakubwiza ukuri kw'ijambo ry'Uwiteka, ndakubwiza ukuri, birashoboka ko waba utegereje ko bakubwiye ngo uzajya mu mahanga, bakakubwira ngo uzurira indege, bakakubwira ngo uzabona amazu y'amitamenwa, bakakubwira ibintu byinshi. Ariko reka nkubwire, Imana ikeneye abantu bahagaze bamaramaje bavuga ngo igomba kubikora, kandi naho itabikora ntabwo tuzayivaho. Ariko tubonye abantu benshi bayivuyeho, tubonye abantu benshi bayitutse kubera ko bayitegereje ntibayibone, kubera ko yabasezeranyije ntisohoze. Ariko reka nkubwire nshuti yanjye, isuzume, kubera ko Imana yacu si inyabinyoma. Imana yacu ni Imana ivuga igasohoza. Ahubwo isuzume, ongera wisuzume urebe ko atari wowe wayihemukiye. Imana ishimwe cyane. Ngo none ngo Shaduraka na Meshake na Abedenego ngo igihe kiragera bavugije amakondera, ngo banga kubararira iki cya kigirwamana umwami yabaje. Ngo bamaze kwa kucyunamira, ngo itegeko riratangwa. Hatangwa itegeko rivuga ngo nibagende benyegeze kangahe? 7. Hari ibyabenyegeza nshuti yanjye ku buzima bwawe, hari ibyenyegeza kugira ngo utabwe muri iryo tanura. Ariko bigerageze wowe gusa, uhamirize Imana yawe imbere y'abatakwemera, uhamirize Imana yawe imbere y'abapagani, uhamirize Imana yawe imbere y'abatabishaka, urebe gukora k'Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Ngo itanura riranyeje rirenyegezwa. Rimaze kwenyegezwa, ngo bategeka ko bagomba kubaha Shaduraka, Meshake na Abedenego. Barababoha. Bamaze kubaboha, ngo bajya kubajugunya mu itanura ryaka umuriro. Ndagira ngo utangarize ko babateruye bajya kubanagamo aribo babanje gushya mbere yuko Shaduraka, Meshake na Abedenego babanza kugeramo. Imana ishimwe. Imana yacu ni Imana iteye ubwoba. Imana twakurikiye ni Imana ihambaye, ni Imana ifite amaboko, ni Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Imana ishimwe cyane. Haleluya. We Shaduraka, Meshake na Abedenego bakimara kugera muri rya tanura ryaka umuriro, ya minyururu iracika, kubera ko ari undi muntu bari basanzemo wari wamaze kubatanga muri wa muriro. Erega reka nkubwire, ikibazo uhagazemo nyemerera ukibanze mu Imana, kuko wowe ubwawe nukibanzirizamo urashya ukongoke. Ariko Imana ni ikibanzamo urahatambuka wemye. Imana ishimwe cyane. Mureke tugire Imana ya mbere nshuti z'umusaraba. Ni mureke Imana ibi ya mbere ku buzima bwacu. Reka Imana ibi ya mbere ku rugo rwawe. Reka Imana ibi ya mbere mu bana bawe. Reka Imana ibi ya mbere mu muryango wawe. Byanga byakunda gukora kwayo kuzagaragara. Ngo Shaduraka na Meshake na Abedenego bamaze kubata mu itanura ry'umuriro, hari undi muntu basanzemo. Wa muntu kumusangamo rero byagenze gute? Ya minyururu bari bababohesheje yahise yizitura, batangira kwitemberera mu muriro. Haleluya. Yongeza ahantu numva nezerewe Imana. Ngo batangira gutembera mu muriro. Ndumva bari kuririmba akaririmba kavuga ngo umuriro ntuzagutwika, nuca mu mazi ntazagutembana. Ayiwe, kumanywa izuba ntirizakwica, nijoro ukwezi ntuzagutinya. Kumanywa izuba ntirizakwica, nijoro ukwezi ntuzagutinya. Imana niye kurinda ibibi byose iteka, Imana niyirinda ubugingo bwawe neza. Kumanywa izuba ntirizakwica, nijoro ukwezi ntuzagutinya. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ndumva mfashijwe. Ngo Shaduraka, Meshake na Abedenego batembera muri wa muriro. Ngo bamaze kuwutemberamo, ngo umwami bimwanga mu nda. Bimaze kumwanga mu nda, ngo aragenda ngo ajya kwitegereza rya tanura ry'umuriro. Wenda ashaka kureba ko bahiye cyangwa batahiye. Imana ishimwe cyane. Ariko umwami yakundaga aba bagabo kubera ko bari abanyabwenge. Imana ishimwe cyane.
arangije kureba muri rya tara ry'umuriro areba aritegereza, ngo amaze kwitegereza ngo areba mu undi muntu wa kane, ngo arangije ngo ahamagara ibisonga arabibaza ngo niko burya muri wa muriro ntitwatayemwo abantu batatu, ariko ndimo ndabona mu muntu wa kane, kandi iyo shusho mbona y'umuntu wa kane ndabona asa n'umwana w'Imana. Imana ishimwe cyane. Hari umwana w'Imana ujya utubanziriza mu bibazo, hari umwana w'Imana ujya utubanziriza aho bikomeye, hari umwana w'Imana ujya useruka muri bya bindi byari bigiye kukumira. Nshuti yanjye, ndavugana n'abantu bamaze kumaramaza gukorera Imana, ndavugana n'abantu bamaze kumaramaza gukurikira Imana, bakareka icyane gisa nacyo, hoya bakava mu byo biringiraga, bakava mu bapfumu, bakava mu bacwezi, bakava mu barangi, bakavuga ngo mureke dukurikira Imana. Imana ishimwe cyane. Ngo noneho ngo Shaduraka, Meshake na Abedenego ngo batanga itegeko ngo nibabakure hehe muri wa muriro, ngo barabahamagara ngo yemwe ngo nimusohoke turimo turabareba. Ngo abagabo barangije ngo barasohoka, basohoka ngo nana gasatsi kageze kababuka, umva habe n'umwotsi ngo wari wigeze ubahumura ku mutwe. Imana ishimwe cyane. Bishatse kuvuga ngo iki? Mu kigeragezo ukicayemo ariko uri kumwe n'Imana, ukakicaramo ugihamiriza ko Imana muri kumwe, ukakicaramo mu kuri no mu mwuka uvuga ngo uko byasa kose Imana igomba kunyiza kandi nayo itanyiza. Reka nkubwire, bajya bakibonamo umwana w'Imana. Nshuti yanjye, reka subiza ubwenge nyuma wibuke gato. Ese nta hantu wageze ukabona ko bicitse? Nta hantu wageze ukabona ko birangerwa ukabona urahavuye? Haleluya. Nta ndwara y'amayoberane warwaye ubona ko nta kindi gisubizo na muganga abadogiteri bose warabanyuzeho, ariko bakabura indwara bakakubwira ngo genda utegereze Imana ikitamurura? Burya handi babonye marayika w'Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo tugere ahantu twasomye. Haleluya. Noneho rero bakimara gusohoka muri rya tanura, umva itegeko ryatanzwe. Hatanzwe itegeko rivuga ngo nta yindi Mana igomba gusengwa, nta yindi Mana igomba kubararirwa, nta yindi Mana igomba gupfukamirwa usibye Imana Shaduraka na Meshake na Abedenego. Nshuti yanjye, ese aho uri barabona Imana usenga? Ese aho ugenda urabahamiriza iyihe Mana? Haleluya. Ese muba muganira urabahamiriza iyihe Mana? Ese aho ukorera urabahamiriza iyihe Mana? Nyemerera ahantu hose ugenda babona Imana, nyemerera ahantu uvuga hose babona Imana, uvugira iyo ariyo. Imana ishimwe cyane. Itegeko n'iteka riracibwa muri ba bandi baramanyaga ibigirwamana, basigara basenga Imana yo mu ijuru. Nyemerera usenga Imana hahandi wa mupfumu muturanya ahindukira agasenga Imana usenga. Nyemera usenga Imana hahandi ya ndaya yumvaga ko ubuzima bwayo bugomba kubonerwa ariko yagiye kwicuruza, ihindukire nayiramye Imana yo mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Ngo hasigara hasenga Imana Shaduraka, Meshake na Abedenego. Imana ishimwe cyane. Ndetse umwana atanga itegeko rivuga ngo umuntu usongera gusenga Imana atari Imana yo mu ijuru, urugo rwiwe ruzacibwe rutemagurwe rube muyonga. Imana rero ikeneye abantu babihamagara bagomba kuyikorera. Nge muri minsi ifite umubabaro. Ese kubera iki abantu dukomeze tuvuga ko twakijijwe ariko ibyaha bikarushaho kuba byinshi, isi karushaho gucura umwijima? Nukubera iki? Nuko tutigeze duhamiriza Imana nyamana, nuko tuvuga Imana ku munwa itari mu mitima yacu, nuko tuvuga Imana itabasha guhindura. Imana ishimwe cyane. Nimureke duhamirize iyi Imana, tuvugire iyi Imana ibasha gukura abantu mu buretwa, Imana ibasha gukura abantu mu byaha, Imana ibasha gukura abantu mu bapfumu. Imana ishimwe cyane. Maze mureke tubashe guhamiriza iyi Imana ya Shaduraka, Meshake na Abedenego. Imana ishimwe cyane. Ndashaka kugera ku ijambo rimwe gusa, murongo wa 30 uvuga ngo ibyo bishize umwami yogeza Shaduraka na Meshake na Abedenego mu gihugu cy'i Babuloni. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ibyo bishize, ndashaka ku ijambo kuvuga ngo ibyo bishize, ibyo bishize umwami yogeza
Shaduraka, Meshake na Abedenego mu gihugu cy'i Babuloni. Imana ishimwe cyane. Muri iki gihugu cy'i Babuloni byari bigoye kuvuga Imana ya Shaduraka, byari bigoye kuvuga Imana yo mu ijuru, kuko n'ahantu bavugaga ibigirwamana gusa. Ariko kubera ko Shaduraka, Meshake na Abedenego bahamirije Imana, bituma bongezwa imishahara, bongezwa mu yindi ntera, bahabwa izindi nshingano kubera ko bamaze guhamiriza Imana. Reka nkubwire inshuti yanjye, ntabwo bari bigeze bavugana n'Imana ko bari bwinjirane muri uriya muriro, ariko ukwizera bari bafite, bari bazi neza uko byagenda kose ko Imana igomba kubarengera, kandi bari barabwirana ngo naho itaturengera. Babwiye Imana, mwami ngo tuzi neza ko Imana yacu yagira gute, yadukiza amaboko yawe akomeye, ariko naho itadukiza ntabwo dushobora gupfukamira ibigirwamana. Nshuti yanjye, reka nkubwire, ibyo uri kunyuramo byose, muvugabutumwa, mupasitoro, muhanuzi, reka nkubwire, nubwo turi kuvuga Imana mu gihe kitoroshye, tukavuga Imana mu gihe gikomeye, mu gihe igibuga bamaze kucyanduza, mu gihe ikibuga bamaze kugishyira mu mwanda, ariko reka nkubwire inshuti yanjye, wowe wiyemeje guhara amagara yawe, ukemera guhamiriza iyi Mana, nyemerera nubwo bimeze gutyo, nubwo ikibuga kinyerera rwose, ariko nyemerera duhamiriza iyi Mana, ku buryo abanyamahanga bagomba kubona Imana twizeye, ku buryo bagomba kubona Imana twakurikiye. Imana ishimwe cyane, nabo bahindukire bakorera Imana. Nyemerera umfashe kwamamaza uyu mugabo, nyemerera turi muri iyi si, inshingano yacu niyo kwagura ubwami bw'Imana. Nimureke twagura ubwami bw'Imana, nituvugire Imana kubwira ari byacu kugira ngo wenda tubone indamu. Hoya, nubwo uyu mubiri wasonza, nubwo uyu mubiri wababara, uyu mubiri nubwo watabwa mu itanura ry'umuriro, ariko nshuti yanjye dukorera Imana, ariko nshuti yanjye duhamiriza Imana. Dusanze ijambo tuvuga ngo nyuma y'ibyo bishize, ibyo by'umubabaro nibirangira, nyuma yo gutotezwa ni kurangira, nyuma yo gusonza ni kurangira, nyuma yo kwambara ubusa ni kurangira. Reka nkubwize ukuri, izina ry'Imana rizashyirwa hejuru, kandi nawe Imana wakoreye izagaragara. Imana ikigaragara, ikagaragara mu batakwemera, ikagaragara mu batakwizera, ikagaragara mu babonaga ko ntayo wakurikiye. Ariko inshuti yanjye, ndagukangurira gukorera Imana, ndagukangurira guhara amagara yawe, ugakorera Imana mu kuri no mu mwuka, ukareka gusindira ry'isi, ukava mu by'isi gushukisha, ukava. Imana ishimwe cyane. Imana ikeneye biharamagara nshuti yanjye, Imana ikeneye biharamagara, Imana ikeneye biharamagara. Nimureke dureke kuvuga Imana yo ku munwa. Imana ibabajwe n'abantu bari kuyivuga ku munwa, bakeneye irari ryabo ryo muri iyi minsi. Turabizi abantu barashonje, turabizi abantu bafite ibibazo byinshi, ariko ijambo ry'Imana naryo ribaye ingume. Reka nkubwire inshuti yanjye, Satani yo kugushuka, Satani yo kukwereka ibidafite umumaro, ibi ntibizarangirira hano ku isi inshuti yanjye, ibi ntibizarangirira hano ku isi. Nimureke duhamiriza Imana, nimureke dukorera Imana mu kuri no mu mwuka. Hoya nubwo itanura twarijyamo, hoya nubwo badushyira muri gereza, hoya nubwo badushyira ahandi hantu. Reka nkubwire, nasomye ijambo ry'Imana rirambwira, ni Yesu wabyivugiye, aravuga ngo ab'isi ntibazabemera kuko nanjye batanyemeye. Ariko reka nkubwire inshuti yanjye, nubwo batatwemera, ariko hari umugabo utwemera, hari umugabo uduhamiriza. Nshuti yanjye, haranira guhamirizwa n'Uwiteka Imana, haranira gukorera Imana mu kuri no mu mwuka, haranira kubana nayo. Ab'isi ntabwo bazatwemera. Harangije abwira intumwa ngo mbatumye nk'intama mu birura, ariko muragende mumenye ubwenge bana banjye. Mureke mbabwize ukuri bavuga butumwa, reka mbabwize ukuri inshuti z'umusaraba, mwebwe mwiyemeje gukorera umwami Yesu, nimureke tumukorere, nimureke tumukurikire. Nubwo bitoroshye, nubwo ari mu gihe gikomeye, nubwo ari mu gihe cy'inzitane, nubwo ari mu gihe cy'urugamba, ariko mureke tumukorere, nimureke tumuvugire, nimureke tumukurikire. Uko byasa kose niyerekanwa
tuzasa nawe, niyerekanwa tuzasa nawe. Imana ishimwe cyane. Byatumarira iki kunezerwa mu isi, ariko mu ijuru ntituzanezerwe. Ikiruta nuko twanezerwa mu ijuru, nubwo hano kuri isi twababazwa. Imana mu ijuru bahereza umugisha, Imana mu ijuru bakomeze, Imana mu ijuru bambika imbaraga zidasanzwe, Imana mu ijuru ndavuga ngo ikomeze kubahishurira cyane igihe tugezemo, kuko ari igihe kitoroshye, ni igihe cy'intwarane. Duhara amagara yacu dukorera umwami Yesu. Imana mu ijuru bahereza umugisha, ibishimire kandi banezererwe. Reka dusenga Imana, ariko nongera gushishikariza ngo nkubwira ngo uhara amagara ukorera umwami. Nubwo uri guca mu muriro, ugaca mu bintu bitoroshye, ugaca mu rugamba, reka nkubwire ibyo nibirangira bazamamaza Imana wakurikiye. Umva, Imana nikurengera bazamamaza Imana wakurikiye, Imana nigukura muri uwo muriro bazamamaza Imana wakurikiye. Icyo duharanira igikuru nuko abantu babona Imana, nuko abantu bumva Imana, nuko abantu bahindukirira Imana. Imana ikaba ariyo kwiringirwa, Imana akaba ari Imana yo kwizerwa. Yesu rero abahereza umugisha. Reka dusoze dusenga Imana. Mana data wa twese, Imana wo mu ijuru, Imana idukunda, igihe cyose Nyiringabo mpora nkubwira ngo nyemera ubwami bwawe buze, nyemera ubwami bwawe buze mu mitima y'aba bantu baguteza amatwi y'amasaha. Nyemera ubwami bwawe buze mu mitima y'abagushakisha umwete, birengagije ibyabo n'ababo. Mu izina rya Yesu Kristo ubahe gumaramaza, mu izina rya Yesu bagukorere. Mana data wa twese, mu gihe nk'iki kigoye, mu gihe nk'iki kiruhije, bagukorere mu izina rya Yesu Kristo, kandi ubarengere, ubatabare, ubakure mu muriro Satani ari kubajugunyamo, ubakize intambara n'ibibazo n'ibigeragezo, ubakure mwami Imana nzima mu rwobo Satani yamaze kubajugunyamo, maze ubabere Imana, ubabere ibyiringiro, ubabere byose. Urakoze data wa twese mwiza, turagushimiye kuri Imana yo kwizerwa, turagushimiye kuri Imana yo kwiringirwa, turagushimiye kuri data wa twese mwiza ko wera kandi ukiranuka. Izina ryawe nirushaho gushyirwa hejuru. Urakoze kuri Imana yacu bwite, tuguciriye bugufi ushyirwe hejuru. Ntabaritwe ahubwo ubwiza bwaguruke ku buzima bwacu. Ni mu izina rya data wa twese dusenze twizeye kuri ubikore. Amina. Shalom shalom. Turabakunda kandi turabishimira. Amina.